Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Isiraheli yikundiraga Yozefu kuruta abandi bahungu be bose, agatsinda yari umwana wo mu zabukuru. Yari yaramuboheye ikanzu y'amaboko maremare. Bene se babonye ko amutonesha baramwanga, ntibongera kumuvugisha neza. Umunsi umwe, bene se bari bahuye amatungo ya se kuri Sekemu. Yakobo abwira Yozefu ati, abo muvindimwe ntibaragiye i Sekemu? Ngwino nkohereze aho bari. Nuko Yozefu agenda akurikiranye bene se, koko abasanga i Dotani. Bamubonera kure atarabageraho, batangira kumugambanira ngo bamwice. Baravugana bati, dore wa murosi araje. Nimuze tumwice ubu noneho, tumujugunye muri rimwe muri ariya mariba. Tuzavuga ko inyamaswa y'inkazi yamumize, maze tuzarebe aho za nzozi ze zizamugeza. Rubeni arabyumva, agerageza kumubakiza. Arababwira ati, twoye kumwica. Rubeni yungamo ati, mwimena amaraso, ahubwo nimumujugunye muri ririya riba riri ku gasi, ariko mwoye kugira ikindi mumutwara. Kwari ukugira ngo amubakize, azamusubize se. Nuko Yozefu akibageraho baramufata, bamwambura ikanzu ye, ya kanzu y'amaboko maremare, bamujugunya mu iriba ryakamye ritakirimo amazi. Baricara bararya. Bagiye kubona babona urushorerane rw'Abayismayeli bari baturutse i Gilihadi, ingamiya zabo zikoreye amakakama yosa, imibavu n'ishangi, bajya kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati, kwica murumuna wacu tugahisha amaraso ye bitumariye iki? Nimuze tumugure na bariya Bayismayeli, tutagira icyo tumutwara kandi tuvinda imwe, dusangiye n'amaraso. Iyo nama bene se barayishima. Haza kuza Abamadiyani b'abacuruzi, Yozefu niko kumukura muri rya riba bamugura n'Abayismayeli, bamugura amasekeri 20 ya feza. Yozefu bamujyana mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana.